uvuga ngo kugabanuka nakubwiye ko uva hano ukize kuko nabadayimoni urwaye nta kindi kandi abadayimoni Yesu yaduhaye ubutware nabwiye ngo wiyumve neza utava hano wisondetse kandi nakubwiye ni unama manuka zamuka unama byose urabikora umeze utungura byumva uti ubu ndashima Imana nakize kubera kuko byagendaga byimuka nakubwiraga ngo bivuye aha ndumva bigiye hirya ukahashyira Bibiliya rero bigiye mu kuboko kw'iburyo wahajyanye Bibiliya naho urasenga numva bwa buribwe buvuyemo nakize ndashima Imana ko nakize kandi nkomeje urugendo rwo kwizera no kwiga gusenga tukirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Umeze gute rero umva neza ndumva rwose bundi nicaraga nkicara niseguye umugongo ngashyiraho umusego ariko ubundi kumva nta kibazo nawukuyeho unama neza kora ibyo utakoraga mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadayimoni ndatwika imbaraga zikuzimu abadayimoni bafashe uriya mugongo ndabatwika mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nabohoke unamuka nyeganyega Yesu shimwe nyeganyega iyumve neza ntago dutandukana udakize iyumve neza umeze ute rero ndumva byaje ntabwo nunamaga ntabwo nakineze neza ariko ndi kunama nkongera nkazamuka bikore neza rwose mu izina rya Yesu unama neza rwose nta kibazo Yesu arakiza unama neza dutandukana ukize mu izina rya Yesu akira gukira mu izina rya Yesu Kristo haleluya amen byagenze neza ndumva bimeze neza garuka munda hameze hate numvaga hameze nk'ikintu kimeze nk'igishyushye ariko ubu ntacyo ndi kumva pe fata Bibiliya ukomeze utsirimeho mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadayimoni imbaraga z'abapfumu n'abarozi imbaraga z'abagome n'abagambanyi imbaraga z'umubisha zose ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo marayika w'Imana ukiza indwara ntiyakiza uyu mubyeyi ntazongere kurwara ukundi mu izina rya Yesu Kristo amen nakoze cyane Kristo Yesu ashimwe mwese ndabasuhuje mwese abari mu Rwanda ndetse no hanze y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda mu bihugu byose mu kudukurikiranira mwese mbifurije kugira ibihe byiza ndinsenga Imana irize rero nkuko bisanzwe tuje kuri mikoro zacu za SR TV kugira ngo tuganire aho turi kumwe na mushiki wacu uje gutanga ubuhamya ariko kandi nanone turi kumwe n'abantu Imana yakirije mu buryo budasanzwe turimo gusenga Imana ikiza abantu indwara muri buze kubyumva uwo mushiki wacu rero warumaze igihe kiri narwaye twaramusengeye arakira ariko asigarana ikibazo cyo mu mugongo ndetse n'akaguru nyuma y'igihe kinini yaramaze aryamye ateguka wari kubera ikibazo cy'umugongo amaguru mu nda arwaye indwara z'uburyo bwinshi zikomoka ku myuka mibi zikomoka ku badayimoni nyuma rero kumusengera arakira abasha kugenda mu mirimo ndetse abasha amara n'igihe ariko nyuma hasigara ibisigisigi byimwe mu ndwara cyangwa se mu badayimoni bari bamuteje ubwo rero tumusaba ko yaza kugira ngo tumusengere araza rero turamusengera niyo myuka mibi yari isigaye nayo iragenda imuvamo ubu ni muzima yagiye arashima Imana akaba rero n'abandi twasenganye kuri telefone Imana irabakiza muri buze kumva imirimo n'ibitangaza by'Imana haleluya Imana ihabwe icyubahiro harimo urwaye senezite zaramwishe amazuru yarafunganye mu muhogo ari ibibazo adusengana Imana iramubohora mukiza nishimye Imana dufite mushiki wacu nawe twasenganye kuri telefone nimero zanjye razihawe na musaza uri muri Amerika nawe turasenga Imana iramukiza kandi iramubohora dushimye Imana ariko kandi nanone sicyo kituzanye cyane ahubwo tuje kugira ngo tubamenyeshe ibi bintu bikurikira wowe uri hirya no hino nkurikiranye urwaye indwara ngiye kukubwira birasaba kugira ngo usenge Imana ukiranukire Imana niba udashoboye kwisengera rwose nimbemereye ubufasha kugira mu mpamagare umuntu
wumva rwara umutwe ugahora umurya buri munsi, umutwe ugashyuha, akumvamo ibintu bimujagatamo nk'intozi cyangwa se ibindi bintu bindi yumva bigendagenda mu mutwe, rwose ndashaka kumenyesha ko iyi ari imyuka mibi, abadayimoni. Ikindi kimenyetso gikomeye cyane kigaragaza ko urwaye indwara zikomoka ku badayimoni no kumva ikintu kikurya, wagerageza gusenga ukumva kiratuje, wamara hashira nk'umwanya kikagaruka, cyangwa se ukumva kirimutse kiramanutse, nk'uko umukobwa umudamu twahoze turi gusengera, imyuka mibi yavaga mu mugongo ikamanuka ikajya mu maguru, ikava mu maguru ikajya mu mbavu, ducengana nayo turasenga kugeza igihe imusohokeyemo igiye. Rero mu gihe urwaye indwara ukumva irimuka irajya irazenguruka, ujye umenya ko ari abadayimoni kandi bakomoka ku cyitwa amahembe, imyuka mibi abantu bakoherereza. Iyo myuka mibi rero mugomba kuyitahura mukayimenya. Kumva ubabara uribwa mu mavi cyane, undi mwanya ukumva bigeze mu matako, undi mwanya ukumva bigeze ku kirenge hasi, undi mwanya ukumva ni umugongo urimo kurya, ukumva harashyushye nk'umuriro mwinshi cyane, ukumva biraje bifashe no mu nda, ukumva umutwe urakurya w'iruhande rumwe, ukumva amaso arakurya, akenshi aba ari abadayimoni kandi aba ari imyuka mibi. Imana rero yaduhaye izo mbaraga zo gusengera abantu barwaye mu ubwo buryo, tukabasengera bagakira. Ubwo rero ndakubwira ngo mu by'ukuri bitewe n'ibimenyetso Imana iri kutwereka, nabo turi gusengera bagakira, n'ibimenyetso tubona baba barwaye, abantu benshi maze gusengera bagakira indwara zikomoka ku badayimoni barwaye bimwe. Barwaye umutwe udakira ugahora ushyushye, cyangwa se ibintu bakumva biri kubarya mu mutwe, abandi bakumva mu nda hari ibintu biri kuvugiramo bimeze nk'ibikoko. Maze gusobanukirwa rero, ikindi mu nda yawe mu gihe uzumva ibintu biri kuvuga nk'ibikoko bidasanzwe, ujye umenya ko ari imyuka mibi. Igihe uzumva urimo uzamura ibintu, ucira ibintu birenduka buri gihe ugahora wumva ufite isesemi, cyangwa se ukabona hari ibintu uri kureba ukumva urabyanze, ukabona ibyo kurya ukumva uri kubyanga, ukumva uri kubyanga nta kindi kintu kidasanzwe, ujye umenya ko ari abadayimoni. Cyangwa se kumva impumuro idasanzwe mu nzu cyangwa mu cyumba cyawe itari ihari, kandi iyo mpumuro akaba ntawe uyihazanye, ujye umenya ko ari imyuka mibi. Ikindi cya kabiri, kwinjira mu nzu yawe mu cyumba cyawe ukumva ugize ubwoba bwinshi, kumva ubwoba burakwirukansemo, bikaba none bikaba ejo, ujye umenya ko abadayimoni bamaze kwinjira mu cyumba cyawe. Icyo ugomba gukora ni ugusenga Imana wabanjije kwiyeza, ubundi ukirukana imyuka mibi, ugahamagara imbaraga z'Imana, ugahamagara imbaraga za Yesu zitwika abazimu n'abadayimoni, ubundi ukirukana iyo myuka mibi. Nibikunanira uzampamagare ngo ufashe ngusengere. Ikindi, abantu barota inzozi mbi, barota ibintu birara bibaniga, abantu barara babatamika ibintu by'ibisimba, babagaburira ibintu by'ibikeri, ibyo bintu n'ubirota inshuro nyinshi, uzampamagare nzaguha uwo musanzu. Ariko niba ushoboye kwisengera nawe wakwisengera, kandi wanabyikorera bigakunda. Icyambere no kubanza kwiyeza no kwitunganya imbere y'Imana, ukumva ko ibyaha byose bigutandukanya n'Imana, utandukanye nabyo. Icyo gihe rero iyo bimaze gutandukana nabyo, buryo bufite ubwo butwari bwo kuba wakwisengera, Imana ikakugirira neza. Rero wowe wumva ibyo bintu bikugendagenda, ukumva hari ibintu bigendagenda, hari abambwira ati mu magufwa yanjye numva hari ibintu bigendagendamo, undi ati numva ikintu kizamuka, ati nkumva ikintu kigenda. Ibyo bintu bizamuka wowe bitekerezaho iki? Umuntu burya akoze, umuntu afite iroti ifatanye n'igufwa, nta hantu inzoka yo mu nda yamanukira ngo inyure. Ibyo bintu rero wumva bigendagenda mu mubiri wawe ni imyuka mibi bohereje, kandi iyo myuka mibi bayohereza mu buryo bw'inzoka, cyangwa se imiserebanya, cyangwa se intozi, cyangwa se ibikeri, cyangwa se ipusi, cyangwa se imbwa. Urabyumva neza? Ibyo bintu ukumva birungo biragiye bikuri mu nda. Rero ari uko ubusobanura rwose ukumva nibyo bati ikintu kiranzamukamo, nkumva kirimo kirazamuka. Ikindi, bakohereza ibindi bintu bimeze nk'inshinge, ibintu bijomba nk'inshinge, cyangwa se bijomba nk'ibikwasi, kugira ngo byumve, kugira ngo bisobanukirwe neza. Cyangwa kumva umuntu avuga ngo hari ikintu cy'igisongo kiba gihagaze mu mugongo wanjye, bakohereza ikintu cy'igisongo ukumva kirimo kirazamuka hepfo kijya ruguru, cyangwa se ukumva ikintu kirasa nk'ikikujomba, cyangwa ukumva ikintu kiraguhambira umutima, kirawufata kikawuhambira, ugasanga ubuze umwuka. Abo ni abadayimoni, kandi abo badayimoni nibo benshi beze bari mu bantu. Ubwo rero reka twumve ubuhamya bwa mushiki wacu, turaza kumva nabo twasengeye kare Imana yagiriye neza. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve uyu mushiki wacu, ubundi ugira icyo ukuramo, wizere Imana, wizere Yesu. Yesu akiza indwara, Yesu akiza imitima, Yesu akiza imibiri. Yesu iyo wamwizeye akugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo Data wa twese uri mu ijuru, uyu mwanya turagushimye abo wakijije, ntuhabwe icyubahiro. Hari mushiki wacu ugiye gutanga ubuhamya, hari abandi twasengeye kuri telefone bakize. Imana turagushimye,
nyemerera ayo mashimwe yakire kandi ibi byose bigiye kuvugwa ubikurikiranye bimubere impamba cyangwa bimubere ingazi yakuriraho kugira ngo nabashe gukira zimwe mu ndwara zamusabitse cyangwa se bimwe mu bibazo bimwugarije. Ururukire kubana nawe no kumugirira neza, umushiki wacu umukoreshe umufashe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo avuga ntiba ari ibye ahubwo avuge abwirijwe nawe. Urakoze kugiye kubana natwe kandi urakoze kutugirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Reka rero twumve uwo mushiki wacu, nyuma yo kumwumva turaza dushyiraho n'abantu bari barwaye, mwumve ukuntu biba bimeze, nubwo nashyizeho dutoya cyane kuko hari umwanya mara umugana nk'iminota 30 cyangwa 40 cyangwa 20 ndi gusenga, nashyizeho akatwanyuma barimo bagenda babohoka bakira. Ubundi genda garuka nyuma dusoza kwari kugira ngo nongere mbereke ko imirimo y'Imana igikomeje gukorwa, kandi hari n'abandi benshi cyane bahamagara kubera ko ntago turarangiza cya gikorwa cyacu cyaho tugiye kujya dukorera ibiganiro ndetse n'icyumba cy'amasengesho turi gutegura, ariko ni igihe gito biraza kuba byemeye. Ubwo rero hari abandi bahamagara tukabura uburyo tubakira. Uwo impamvu yaje nuko yampamagaye akambwira ko akirwaye, nubwo agenda nubwo akora, ariko arwaye hari ikintu gihagaze mu mugongo we. Araza ndamubwira ntuze tugusengere kuko agasuzuguro k'abadayimoni singakeneye. Niba twagusengeye ugakira, ibindi bikurikira inyuma yabyo biba ari abadayimoni batasohotse neza. Icyo gihe rero biba ngombwa ko uwo muntu ngiye kujya nakira abantu bose mubwiraze aze murambike ibiganza musengere mu izina rya Yesu. Muhumure, impano n'Imana yayitanze kandi rwose indwara zirakira, ndabibijeje. Murabizi hari n'ibyo mutazi, Imana yashyize impano y'Imana muri ngiye gukiza indwara, rwose ntimutinye. Kandi nje kugira ngo mbereke ko nubwo hari imbaraga z'abadayimoni zikomeje kugenda zigaragara nk'izikora ibitangaza, ariko nje kubereka ko hari urukundo rw'Imana. Imana ikibakunda, ikibazirikana, ishima ko ishobora kunyuza mu izo mpano ikazinyuza no mu bandi kugira ngo zifashe abantu, kandi abantu bongere bagarure ibyiringiro, abari baratakaje ibyiringiro babigarure. Ubwo rero ntimucikanwe n'ayo mahirwe. Mu minsi mike tugiye kujya tubasangaho muri mu nsengero hirya no hino, ntuzacikwe. Ku itariki 24 azaba ari ku wa 4 nzaba ndi muri diocese ya Butare muri Anglikani. Hari umuntu wanyandikiye arambwira ati kukunda kujya mu idini rya Anglikani no kubera iki? Nuko ari bo bantumira. Ntago ndi umwanglikani sonsengera, ariko nibo bantumira, sinzi impamvu barahamagara bakantumira. Nawe nushaka kuntumira uwo ari we wese ntaho mpezwa. Hari undi wanditse muri commentaire avuga ngo ngubwo noneho ngo watangiye ngo ngubwo wemeye kujya mu madini ngo nawe turashiduka ushinze idini. Rwose mu magambo muvuga mujye mwitonda. Kujya mu madini cyangwa amadini simvuga ko mu madini ari habi, nubwo ari nk'abakora ibintu bibi bigayisha Imana, ariko amadini arahari kandi nayo mabi niyo Yesu yaje gushaka. Nayo mabi anyinguriye nakwinjiramo nkabazanira ubutumwa bwiza bwa Yesu buhindura, cyane ko iyo ndi mu materaniro mbanza kubereka uburyo bakwiriye kwihana ibyaha, uburyo bakwiriye gusanga Yesu, uburyo bakwiriye kuva mu bibi, bamara kwihana, twamara guhuza imitima, ngahamagara marayika w'Imana, ngahamagara imbaraga z'Imana zikaza zigakiza abarwayi. Ubwo rero kujya mu madini nta kibazo. Ikindi gushinga idini ryo mu byibagirwe, uwo muntu ibyo avuga nibyo witekerereje. Ngiye muri misiyo Yesu yamaye ntago harimo gushinga amadini. Uyu murimo nkora ngurimo ku muhamagaro, mfite condition, mfite amategeko ngenderaho, mbizi neza cyane kurusha ibyo mutekereza. Ubwo rero ntago nzashinga idini. Ibyo rwose mbibabwiriye kuri izi mikoro, nta nzara nta murumba gushinga idini. Icyo nshaka no gusanga abantu hirya no hino, ndetse reka mbamenyeshwa n'igihe kizagera tujya dutegura ibiterane, tukajya mu ntara, tugahuruza abantu bakaza, tukabaganiriza amagambo y'Imana kandi abarwayi bakazahakirira. Ibyo ni ukuri, ntago ari ukwiyemera, ntago ari ukwihimbaza, ntago ari ukwirata. Impano y'Imana iri muri twebwe, impano y'Imana ikizira hari, impano y'Imana ibohora abantu bakabohoka irahari. Noneho ikindi kirushijeho, indwara zijyanye n'abadayimoni zo rwose kugira ngo ngusengere urwaye abadayimoni ntibakuvemo ntibagende ntago biba byoroshye. Noneho twabonanye amaso ku maso, biba ari igitangaza. Turaje tubereke mu madini tugiye kujyamo. Ngiye kujya nemera rwose bimvune bingore, njyana abakameramani bafati iteraniro mujya mugira ngo ni ibintu byo kubeshya. Murebe ibintu bihabera mu rusengero, mu bantu bose baje gupfukama barwaye baba barabaribwa bataha bakize. Uko ni ukuri. Niyo mpamvu dushaka kubereka ibi dusengera abantu bari muri Amerika bagakira, tugasengera umuntu uri Burayi agakira kuri telefone. Noneho ibaze rero tuhari mbona nkubone akazu ka Satani kaba kahiye mu izina rya Yesu.
ibyo rero muraje muyibone nta byumweru bibiri biri bushire mutabonye imbaraga z'Imana, mutabonye ibikorekera mu rusengero. Imana yongeye igarura impano yayo mu nsengero. Mwitegure mwakire imbaraga z'Imana, mwakire gukira indwara, ababoshywe n'indwara z'uburyo bwose turahari ku bwanyu, kandi impano Imana iduhaye tunyujijemo nukuri turabafasha, kandi nta kiguzi gihari, ni ku buntu rwose pe. Ibyo mbabwira nukuri. Reka rero twumve uwo mushiki wacu. Yesu Kristo ashimwe nshuti bavandimwe mwese muri hirya no hino, muri mu Rwanda ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda, mu bihugu byose muherereyemo, mbifurije amahoro y'Imana. Murasuzwa na Nsenga Imana Elize nko bisanzwe, tugarutse kuri mikoro zacu za Isaro TV kugira ngo tuganire. Imbere yanjye murahabona umushyitsi twatumiye kugira ngo cyangwa se waje kudusura tugendereye kugira ngo tuganirire. Hari byinshi afite byo kutangaza. Turashima Imana mu mirimo y'Imana igenda ikora, hari ukubohora abantu b'Imana. Uyu rero reka ntiriwe muvugira atubwire iki mugenzi turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nitwa Mukamugeme Epifani, nkaba naje hano nturutse ku Ruyenzi, aho nari maze igihe kingana n'amezi 6 ndwaye. Nagerageje kwirwanirira, gerageza kwivuza, ariko uburwayi buranga. Naribwaga cyane umugongo cyane, ariko n'akaguru k'ibumoso, ndetse nkababara no mu kiziba cy'inda hasi. Nyuma nza gukurikira ibiganiro ku Isaro TV, ngiye kuri YouTube mbonaho ikiganiro cya Elize, mbona uburyo asengera abantu bagakira. Nanjye ngerageza gufata nimero ze. Mu kwa mbere nibwo natangiye kumuhamagara, ariko akampa umunsi ntibimushobokera, hari kubera akazi kenshi n'abantu benshi aba yakira. Nyuma naje kuvugana nawe ku itariki 21 z'ukwa mbere, ampa umwanya aransengera. Icyo gihe nari mfite uburibwe bwinshi cyane, ndibwa umugongo, amaguru no mu kiziba cy'inda. Ntabwo nari nkiryama ngo mpindukire, naryamiraga urubavu rumwe. Kwicara ari ikibazo, no kugenda ari ikibazo. Akaguru k'ibumoso bwo rwose sinari nkibasha kugaterura ngo gashingure kagende. Naricaraga nkaribwa, naba mpagaze nkaribwa, naba ndyamye nkaribwa. Ariko nkomeje gukurikira ibiganiro bye, ndavuga ntibyanze bikunze nanjye nzafata nimero ze, ndazifata kuri YouTube ndazandika, nkajya ngerageza kumuhamagara. Ubwo rero kuri 21 z'ukwa mbere muri uyu mwaka nibwo namuhamagaye, ampa isaha igeze ndamuhamagara, turasengana. Tukimara gusenga numva uburibwe bwo mu kaguru rwose burashize. Ndicara, ubwo yari yasengeye ndyamye, ndicara. Arambaza ati "Se urumva umeze ute?" Ntinabashije kwicara, ariko mugongo ndacyaribwa. Akomeza kunsengera, nabwo numva birarekuye. Nyuma rero nakomeje kujya nkurikira ibiganiro bye, nkajya numva birakunda, noneho nkunama bigakunda. Ntabwo nari nkibasha kuba nakoropa cyangwa ngo mfate imyenda nuname mfure, ariko byose bitangira gukunda. Nyuma nibwo namubwiye nti ndashima Imana. Kuri telefone ndamubwira ndashima Imana, ryasengesho wampaye ryagize umumaro ukomeye. Yesu yarankijije, ubu ndagenda, ubu ndazenguruka inzu nkoropa, nunamye rwose nkayirangiza. Niyo mpamvu rero nari namuhamagaye mubwira ko nshaka gushima Imana ku burwayi nari maranye igihe kirekire. Narivuje, narazengurutse, nagiye CHK, bamfata na test muri matrice bagira ngo barebe ko ari ibibyimba, barabibura. Umugongo kandya cyane. Naje kujya no kuri hopitali y'Igitwe. Icyo gihe bwo nagiye yari mu kwa gatanu 2019, bambwiye ko hari umuspecialist uhakorera wavuye i Butare. Watwereka izo mpapuro mu gihe ukizamura. Uyu mudamu ndibuka hari umunsi yampamagaye afite uburibwe,
bukomeye cyane ndetse yasaga nk'umuntu wihebye kuko yumvaga ko namwirengagije, ariko ntago namwirengagije ahubwo kubera abantu baba bampamagara ari benshi. Yatangiye kumpamagara mu kwezi kwa mbere ku itariki ni ya mbere harya itariki 10 z'ukwa mbere arampamagara, ariko twaje kuvugana ryari kuri 21 z'ukwa mbere nibwo twaje kuvugana. Mushobora gutekereza, hari abantu bajya banyandikira bagatekereza ko agenda uzihindura nta kibazo, utwereka n'amakashe. Hari abantu bajya bampamagara simbitabe bakagira ngo nukwanga kubitaba. Mba mfite abantu benshi baba bampamagara ndi kubasengera, mbese aba ari benshi cyane. Jya ugerageza nawe rero, nta muntu njya nanga kwitaba uwo ari we wese, ndamwitaba. Iyo ntakwitabye nta mwanya uba uhari. Ikindi reka nkwibira ibanga, iyo umpamagaye inshuro nyinshi zirenze 3 burya ndaguhamagara, ariko iyo uhamagaye rimwe sinkwitabe, iyo nimero ntago naza kuyihamagara bitewe nuko harimo n'ababa bambipa. Izi ni impapuro rero magaragaza zo kwa muganga. Yego none uyu munsi wa none, cyangwa se wenda kugira ngo n'abantu badukurikiranye banze tubwire uburyo wumvaga ufatwa urwara bwa mbere, byagutangiye bite kugira ngo bigere ku rwego bikuryamisha hasi udashobora kubyuka cyangwa kweguka ngo ubashe kugira ikintu ukora, byatangiye bite? Ubundi ntangira kurwara indwara y'uburibwe bwatangiye ari mu gitondo, mbyutse ngiye mu kazi nk'uko bisanzwe. Ndabyuka nsohora imyenda ngo njye gufura, rwose mfite imbaraga nta kibazo. Njya muri toilette, uko nakagiye muri toilette nanirwa guhaguruka, nubwo natangiye natakwa n'ubwo burwayi. Ndaribwa mu buryo buteye ubwoba, ngerageza guhamagara abantu tugasengana. Uburwayi nari mbumaranye imyaka myinshi, ariko bigeraho satani ni umugome, bugasa nk'ubutuje nkagira ngo bwarakize, nyuma bukazongera bukamfata bukandya kuko mu buryo bukomeye. Icyo gihe bimfata hari muri 2013, ntabwo nibuka ari mu kwezi kwa kanga, ariko ni 2013 nko mu kwezi kwa 5, ngira ngo ari mu gitondo rwose kare. Ngiye muri toilette nibwo nahise mfatwa mu gitondo kare. Ntangira ndibwa uburibwe ntarumva ntaranabona, bihera mu kuguru kw'ibumoso, ukuguru kurandya, umugongo urandya, birazamuka no mu mutwe nkajya numva ni nk'intozi ziri kuruma. Icyo gihe mpamagara abantu twasenganaga, bamara igihe bansengera, mbimarana nk'icyumweru, ibintu biratuza, ngira ngo narakize. Bigeze 2019 hari ahantu nari ndi mu kazi, bwa burwayi numva burongeye buraje. Akaguru k'ibumoso karandya, nararibwaga hamwe uburibwe nari ntakibasha no kuvuga, nkajya nirirwa ndira gusa. Nkaribwa, akaguru kakandya, umugongo ukandya. Icyo gihe ndazenguruka kwa muganga, barampa imiti banyandikiye ntigire ikimarira. Uburwayi mbana nabwo, nkakomeza nivuza. Rimwe mu kwa 5 hari umushuti wanjye wakoreraga kuri hopitali y'Igitwe, arambwira ati hano hari umuspecialiste uva i Butare akaza gukorera kuri bino bitaro, aza 2 mu cyumweru. Ndavuga ni noneho mumbwire igihe azazira, mukire ku rutonde rw'abazabonana nawe, nsaba randevu njye Gitwe. Icyo gihe hari mu kwa 5 ku itariki 11 ngira ngo. Nawe aransuzuma, arambaza ati se hari ubwo wigeze ugwa? Ndamubwira reka da, hari impanuka se runaka wagize? Reka ntayo, kuko nararibwaga akaguru n'umugongo cyane. Hanshisha mu cyuma, pabura indwara, gusa nyandikira imiti ariyo y'ibi binini. Icyo gihe kambereka ibinini yanyandikiye icyo gihe, nkajya mbikoresha. Ibinini narabikoresheje, yanyandikiye ubwoko bwa bino binini by'umugongo. Icyo gihe nabwo naribwaga umugongo 2019 cyane. Ibinini ndabinywa, mara nk'imyaka 2 uburwayi busa nk'ubwihishe rwose, wagira ngo bwaranakize. Bigeze 2021
mu kwezi kwa karindwi numva uburwayi burongeye buranyatatse, bwa buribwe burongeye buhera mu kaguru, umugongo urandya ahantu hose mu kiziba cy'inda, noneho n'akazi nakoraga birananira kugakora, mva mu kazi njya kuba muri famiye ku Ruyenzi. Ubu nari maze amezi 6 cyangwa 7 nicaye nta kintu nkora, uburibwe bwarandiye, nkajya nkurikira za YouTube, ndetse hari n'umuntu umwe kuri YouTube imwe ntari buvuge nahamagaye ndamubwira nti ko mbona ujya ukoresha abantu ibiganiro benshi basenga, wampaye umuntu nsengera ko umugongo umereye nabi, maze igihe ntakora kandi ari njye ugomba kwirukira abana bagomba kujya kwiga, mfite abana 2 b'abahungu, wambabari ukampa umuntu nsengera ko mbona ugira abantu basenga kuri YouTube yawe, ko wenda wabuza abanyempano bakamfasha gusenga. Ndetse nigeze no kujya ku Kamonyi, naho hari umubyeyi usenga bandangiyeyo, ubwo kwa muganga byanze muri make nayobotse y'amasengesho. Ariko ngize amahirwe rero nza kubona YouTube ya Isaro TV iriho uyu mugabo asengera abantu. Naramubwiye nti ko mbona YouTube yawe ikunze kubaho abantu basengera abantu, ntiwampaye umuntu ufite impano yo gusenga kansengera ko uburibwe bumereye nabi. Icyo gihe nararibwaga cyane pe, hari mu kwezi kwa 9 kwa 2021. Arambwira ngo ngewe rero ngo ntabwo rwose ngo namenya ngo ukuntu nguha abantu basenga, ngo wowe uzakurikirane ugenzure nawe ureba abanyempano ngo uzababwire bagusengere. Ngira umugisha rero nza gukurikirana Isaro TV, nyibonaho senga Imana Elize, mfata nimero ze ndamuhamagara, gerageza bwa mbere biranga, bwa kabiri biranga, kampa umunsi ntibishoboke, ntamuhamagara ati rwose nananiwe mbabarira. Ariko kuri 21 z'ukwa mbere ubwo Imana yabonaga ko ari wo munsi wo gukira kwanjye, ngira amahirwe aranyitaba, turasengana, numva bwa burwayi burarekuye, ndetse n'udusigisigi twari turimo numvaga tukiryaryata. Ngeze hano bafashe umwanya wo kunsengera, ubu ndashima Imana rwose ndi muzima ndamahoro. Ndagira ngo nibutse abantu ko hari indwara abantu benshi barwara nyine kwa muganga ntiziboneke kubera ko ari indwara z'abadayimoni. Uyu yampamagaye ejo bundi ariko agiye kumpa umuntu babana ngo musengere w'umukecuru urwaye, ariko sinamumenya, ndamubaza nti wowe urinde, arambwira ati waransengeye ndakira, wakize ute? Ati nakize gutya na gutya. Atariko ati hari ibisigaye, hari byari bisigaye byari biki wambwiraga? Wambwiraga ko washoboye guhaguruka ukagenda, washoboye noneho gukora utarabishoboraga kubera ko wabahoraga uryamye. Nyuma ariko bati nubwo nahagurutse ngenda hari byari byarasigaye. Ni ibiki byari byasigaye? Nubwo nabashije gukora nkakora imirimo yose nkabona biremeye, ariko njya nkunda kuryama nubitsinda nubikaginda, najya kweguka nkumva mu mugongo harimo ikintu gihagaze nk'icumu. Ndamubwira nti nubwo wansengeye akaguru nta kibazo, ariko mu mugongo njya nsinzira nkashiduka nubitsinda, nakanguka najya kweguka bikanga. Ubwo rero uyu munsi naje aransengera, na bwa burwayi numvaga bwasigaye numva bwashize, ubu ndashira. Ndagira ngo utubwire ukuntu wabyumvaga turi gusenga, kuko nakubwiye ngo uzaze dusenge. Impamvu yo kuza dusenge nuko hari abadayimoni batura mu muntu, wasenga hakaba abagenda hakagira n'abasigara basigara bijijishije buhoro buhoro, ariko bazikazazira rimwe kwa rimwe. Turi mu gusenga hari byagiye bikubaho nuko byagiye bikugendekera. Impamvu turagira ngo abantu dukurikiranye bamenye ko hari imbaraga zitura mu bantu zibateza uburwayi, zikwepa byagoranye. Byagenze gute kugira ngo wumve ukize, uburyo byagendaga bigenda? Atangiye kunsengera urambitse Bibiliya mu mugongo, hamwe nakubwiraga neguka nkumva ikintu gishinzemo kimeze nk'icumu, nagiye kumva numva biramanutse bijya mu kaguru k'imoso mu ntege. Uhamanuye Bibiliya numva birongeye bisubiye hahandi mu mugongo. Urasenga noneho biramanuka bijya hasi ku kagomba mbare ku kirenge. Usenze ku kirenge numva birahavuye, birongeye birazamutse byirukiye mu mugongo hamwe, bisa nkaho byicaye hahora hari ikintu kijomba mu rutirigongo.
uko wagenda guhashyira Bibiliya byimutse noneho bisa nk'ibijya hirya mu ruhande rw'iburyo, ukomeza gusenga hahandi mu ruhande rw'iburyo hashyize Bibiliya, naho numva birarekuye, numva ndabuja bikemera, numva uburibwe buragabanutse, ubumeze neza nta kibazo. Kugabanuka nuvuga ngo kugabanuka nakubwiye ko uva hano ukize, kuko n'abadayimoni urwaye nta kindi, kandi abadayimoni Yesu yaduhaye ubutware. Nawe ngo wiyumve neza utava hano wisondetse. Kandi nakubwiye unama, manuka, zamuka, unama, byose urabikora. Umeze utungu urabyumva uti? Ubu ndashima Imana nakize, kubera kuko byagendaga byimuka nakubwiraga ngo bivuye aha ndumva bigiye hirya, ukahashyira Bibiliya. Rero bigiye mu kuboko kw'iburyo wahajyanye Bibiliya, naho urasenga, numva bwa buribwe buvuyemo. Nakize, ndashima Imana ko nakize, kandi nkomeje urugendo rwo kwizera no kwiga gusenga tukirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Reka ngushimire, nkubwire ko n'abandi badukurikiraniyeho babyumve. Yari amahembe baguteza. Amahembe urayazi? Ujya yumva? Amahembe rero ni ibintu abapfumu cyangwa se abarozi bohereza mu muntu. Noneho biza mu buryo, bishobora kuza mu buryo bw'inzoka, bishobora kuza mu buryo bw'intozi, bishobora kuza mu buryo bw'ibikeri, bishobora kuza mu buryo bw'ipusi, bishobora kuza mu buryo bw'imbwa, bishobora kuza bimeze nk'igisongo, cyangwa se bikaza bimeze nk'inshinge zijomba. Ni ukuvuga ngo rero hari ibisigisigi byari byasigaye muri wowe. Birasaba rero ngo ukomeze wizere Imana, wakize kandi byagiye byakuvuyemo, ariko ntuzasubira inyuma ngo utakaze kwizera n'ibyiringiro, kuko ababikora biriya ni abarozi babyohereza. Hari abadayimoni b'imyuka mibi bizerereza abo ngabo, nawe ubwawe ushobora gusenga bakakuvamo bakagenda. Ariko ibintu abantu bagenda bohereza buriyo dusenga amasengesho aragenda agatwika abohereje ibyo bintu. Urabizi ko nabo nohereje imbaraga mbiho zavuye ngo zibakubite, ziragenda zikabakubita, akamara iminsi atuje. Iyo ukomeje gusenga rero, wa muriro w'Imana tugushyizemo cyangwa ukurimo w'Imana ukurimo, ukomeza guhangana n'ibyo bitero. Ntuzaryama udasenze, ntuzarya udasenze, ntuzave mu rugo ngo ugire ahantu ujye udasenze. Ariko gusenga ntibihagije, ugenda ukizwe kandi ukiranuke, witwararike ku gato na kanini. Ibyo biratuma imbaraga z'Imana yo gukiza ikugiyemo ikomeza kuba muri wowe, ikomeza kugendera muri wowe. Ariko nuteneba ugasubira inyuma ugatangira guhinduka, bya bintu byagaruka, kuko ni imyuka mibi bohereza. Birasaba rero ngo ukomeze kwihana, gusenga ibyo nkubwiye. Ntukaryama udasenze, kandi ntugasenga amasengesho y'intege nke. Urabyumva? Ikindi gikurikiyeho, jya wirinda mu byo uvuga mu inshuti zawe. Hari inshuti mbi zanduza abantu. Ibiganiro bipfuye utandukane nabyo kugira ngo uburinzi bw'Imana bukomeze bukubeho. Turagushimiye rero, Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi tunejejwe nuko ukize. Imana ihabwe icyubahiro, kandi turamya ko ukize, kubera ko hari ikimenyetso winjira hano umuntu yabonye ko urwaye mu kaguru k'ibumoso. Siko byagenze? Ni koko ni akaguru k'ibumoso mfatwa, byafashe byataka akaguru k'ibumoso byirukira no mu mugongo. Rero ako kaguru bukameze neza, byagiye bizereramo bimanuka bijya mu ntege, bijya mu gatsitsino, ariko ubu byavuyemo, ndashima Imana. Urumva rero ko ukinjira umuntu yakubwiye ko hari akaguru k'ibumoso gafite ikibazo, kandi twasenze iyo myuka mibi yagiye. Imana rero iguha umugisha, ngaho senga isengesho ryo gushima Imana ubundi dutandukane. Urera Uwiteka Nyiringabo, turagushimye kuri iyi saha, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi zawe bihorana natwe, tugushimiye ko impano wahaye abana bawe ujya kujya mu ijuru n'ubu zigaragara. Ndagushimiye impano yo gusengera abarwayi, yo gukiza wahaye Rize ikaba ingezeho. Ndagushimiye ko igihe gishize mbabaye kubera ubugome bwa Satani, amaraso ya Yesu akoze umurimo, nuhabwa icyubahiro. Reka ayo maraso ya Yesu akomeze kutubungabunga,
amaraso ya Yesu akomeza guta intambwe zacu, impagarike zacu n'ubugingo birarindwe nawe kugira ngo bitabaho umugayo, kugira ngo mu byo dukora n'ibyo tuvuga tujye tukwerereza kandi tuguhe icyubahiro n'ikuzo bigukwiye. Amaraso ya Yesu nakomeze kugotira icumbi n'abaririmo, imbaraga y'Imana ikomeze kubakoresha umurimo mu butware bukomeye. Wavuze ko abazagukurikira bose impano izagendana nabo ari ukwirukana abadayimoni, ari ugukiza indwara ndetse no kuzura abapfuye. Ibyo byose tugenda tubibona, nuhabwa icyubahiro. Tugushimiye ko ibyo wasezeranye ubisohoza, ibyo turi abagabo bo kubihamya. Reka imbaraga yawe ikomeze ikiza abarwayi, reka amaraso ya Yesu akomeza atwika kongora abadayimoni b'uburyo bwose, kugira ngo tubashe kubaho tukwerereza kandi tukuramya. Komeze kubana natwe, turagiye ujyane natwe, abasigara usigarane nabo, kandi ikiruta byose uzaduhe guhurira mu rurembo rwera rwo mu ijuru. Ngaho ukomeze kutugota, ukomeze kubana natwe, ukomeze kutwigisha kwihana ndetse twihanire kureka, ukomeze kutwigisha kugukiranukira ku gato ndetse no ku kanini, kugira ngo imibereho yacu ibeho ikwerereza. Ibyo tutagejejeho intekerezo nk'abana b'abantu, reka Yesu na Mwuka Muziranenge babitunihire, kandi tuzi neza ko udukunda urukundo ruhebuje rwo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege agapfa mu cyimbo cy'umunyabyaha. Reka urwo rukundo rukomeze komatana n'imitima yacu. Ngaho ibyo tutagejejeho intekerezo aba ari byo duhera ubuntu mu izina rikiza, izina rikiranuka, izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Turakoze, amen. Umeze gute rero? Umva neza? Ndumva rwose, ubundi nicaraga nkicara niseguye umugongo ngashyiraho umusego. Ariko ubundi kumva nta kibazo ubu nawukuyeho. Unama neza, kora ibyo utakoraga mu izina rya Yesu Kristo. Ndatwika abazimu n'abadayimoni, ndatwika imbaraga z'ikuzimu. Abadayimoni bafashe uriya mugongo, ndabatwika mu izina rya Yesu, ndabatwika mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nabohoke, unamuka, nyeganyega. Yesu ushimwe, nyeganyega. Iyumve neza, ntago dutandukana udakize. Iyumve neza. Umeze ute rero? Ndumva byaje. Ntabwo nunamaga, ntabwo nakineze ne, ariko ndi kunama nkongera nkazamuka. Bikore neza rwose mu izina rya Yesu. Unama neza rwose, nta kibazo, Yesu arakiza. Unama neza. Dutandukana ukize mu izina rya Yesu. Akira gukira mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Byagenze neza? Ndumva bimeze neza. Garuka munda hameze hate? Numvaga hameze nk'ikintu kimeze nk'igishyushye, ariko ubu ntacyo ndi kumva pe. Fata Bibiliya ukomeze utsirimeho. Mu izina rya Yesu Kristo ndatwika abazimu n'abadayimoni, imbaraga z'abapfumu n'abarozi, imbaraga z'abagome n'abagambanyi, imbaraga z'umubisha zose ndazitwitse mu izina rya Yesu Kristo. Marayika w'Imana ukiza indwara ntiyakiza uyu mubyeyi, ntazongere kurwara ukundi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Jyana kwizera Yesu aragukijije. Mwizere Imana, mwirinde gukora ibyaha, mwambara imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Nkarya umuntu wagwaye nimero ngo yitwa nde? Yitwa Theogene. Ari muri Amerika? Ni musaza wawe? Hari umuntu wanyandikiye mu rukerera ambwira ko yaguhaye nimero, ubwo ni uwo nguwo ahari, ndibuze kumureba. Imana ikugirire neza rero. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen. Wabohotse neza? Abohotse rwose, ndumva nabohotse. Amazuru yafungutse? Amazuru yafungutse, keretse n'iriri hahari byo bitarafunguka. Oya, umva kandi umva kwizera kwawe. Amazuru yafungutse neza. Ntiwambwiraga ko yabaga afunze yose?
yabaga afunze yose habanje hafunguka rimwe ry'iburyo none n'iry'ibumoso ryafungutse rwose nta kibazo. Imana ikubabarire rero kutizera utangiye kuvuga ngo ibi ningo keretse nibi bihaha wowe wavuga ko wahora gufunganye imihogo ibyimbye bagiye kubaga senezite none utangiye kuzana izere mu izina rya Yesu. Nizeye rwose nizeye narangije no kwizera ngira kwizera sohora umwuka twumve tumva mu mazuru kandi ntabwo napfaga kubikora. Ntabwo wabikoraga? Ntabwo napfaga kubikora rwose nabikoraga nko kwizuru rimwe n'indi bidakunda. Yose arahumeka neza. Akira imbaraga z'Imana zigukiza mugende mukizwe kandi mwizere Yesu. Iyo ni imirimo y'Imana ibikoze kugira ngo mwongere muyizere kandi mukomerere mu ijambo ry'Imana. Amen. Ntuzasubira inyuma ukundi rero. Haleluya. Imbaraga z'Imana zimbeho nzakorera Uwiteka ndinde mpfanje ngizengiye. Amen. Nshaka imbaraga zo kuyikorera nkayivuga. Amen. Nkayivuga rwose nigashaka mfite. Amen. Sawa ngaho ibihe byiza. Haryo uri Butare? Butare. Mu mujyi? Ubwo tuzahurira kuri Anglikani nyine ku cyumweru nako ku wa kane wa kiriya cyumweru. Kandi uzazuje gushima kuko wakize. Sawa. N'ubucuruzi bwawe Imana yivangemo. Yivangemo izibubemo rwose. Ibubemo. Amen. Ibubemo dutere inkunga sidiboneke. Amen. Sawa. Amen. Ubuhamya bwa mushiki wacu murabwumvishije ndetse n'abari abantu twasengeye turasenga Imana igakiza abantu ibyo ni ukuri ni ihame. Nawe rero niba udashobora kwisengera nta kibazo wampamagara kandi ntanakwitabye uhamagara inshuro nyinshi iyo uhamagaye inshuro nyinshi byanga bikunda ndaguhamagara. Menya ko wanshakaga mu buryo bufatika. Ikindi niba waranyandikiye kuri WhatsApp singusubize uzongera inyandikire mfite message nyinshi zituma ntabasha kubasubiza. Reka rero kubera ko ubu ngubu burije ntago turi busengera abarwayi kuko murabizi ko iyo turi umwanya gusengera abarwayi tushyiramo imbaraga cyane kugira ngo tutabangamira abaryamye ariko nibituza kusoza dusenga Imana. Ubundi rero reka nkurarike n'ubundi kandi hari ikiganiro nabijeje ngiye kubazanira amahoro y'Imana atura mu muntu yirukana ibyaha yirukana indwara. Icyo kiganiro n'ubundi ndakibafitiyemo nk'idene ntibizarenga kuambira icyo kiganiro kitabagezeho. Reka dusenga Imana rero mu izina rya Yesu Kristo turagushimye kubw'imirimo yawe n'ineza yawe ugirira abantu bawe n'ushimwe n'uhabwe icyubahiro. Imana akomeza kugenderera abantu babone ko hari imbaraga z'Imana zikiza zibohora abantu bagiye mu bapfumu batandukana n'Imana. Abantu bagiye hirya no hino mu buryo kwishakira inzira no kwicira inzira kandi mu bapfumu nta gisubizo nta mutu hari. Ibyo bakora no kongeramo abantu imyuka mibi. Reka abantu bongere babone ineza y'Imana babone Imana ikiza abantu babone Imana ibohora abantu abarwayi bakire abanyabyaha bakizwe bakira imbaraga za Yesu mu izina rya Yesu. Komeza gukiza indwara komeza kubana natwe komeza kutugirira neza komeza kudukoresha amateraniro ari imbere uzabane natwe imirimo n'ibitangaza bizakore kuzabohora abarwayi uzabohora abarembye uzaruhura barushye mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha inshuti zacu zose zikomeje kuba natwe ziri hirya no hino. Amahoro y'Imana bari namwe kandi mugirirwe neza n'Imana mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana bagire neza rero. Reka mbabwire ngo mukomeze mukore subscribe ni byiza kubatara ikoze muyikore kandi nshimira abantu bari gusharinga ibi biganiro kikamuryohera akacyohereza abandi nibyo biri kugira umumaro. Wowe niba hari umuntu uzi ko dushobora kumusengera mwoherereza ibiganiro abanza byumve umufashe guhinduka abanza amenaguri ku mutima kuko ibiganiro byacu tubagezaho muziko birimo inyigisho zo kwihanisha ibyaha no kuva mu bibi no kuva mu matiku mu busambanyi mu bujura mu bugome mu bintu byose Imana yangurunuka. Ubundi yamaze kubyumva amaze gutegurwa umutima yampamagaye turasenga Imana ikamukiza. Uriya mushiki wacu mwumvishe warurwaye mu nda no mu mugongo nimero zanjye yazihawe na musaza uri muri Amerika ariko mwumvishe ko Imana yahise imukiza Imana yahise imubohora. Ni byiza rero Imana ibamugisha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.